cyagasabye ko ureba buri muntu ukamuha message message y'igihugu ni igihugu wajya public ariko nka message iri individual ni gute ko nyine ubwo je utwika hagashya ariko ugize ibyago nawe hiramo urase ntago Imana ishobora kugutuma ibyigutumye ikaba yakubwira kubitangaza kuri kamera kandi bakwinjire bagire no mutima imbere baharebe baceceka so kuba wahanura icyo gigasohora bisobanuye ko uri umuhanuzi w'ibihe byose na Sawuli yahanuye rimwe uwahuye na Yuda yigisha avuga ubutumwa nizere ko nyuma y'urupfu rwa Yesu ntawongeye kubona Yuda hese ajya mu kiziriko ntabwo ari kunyuma ndiko ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugatangaza ibyo akekwaho yaramenyekanye kuri social media ntibabivuge aho ngaho uri muratandukira aho bihuriye twaganiriye twarimo tuvuga ibyo bahanuzi bo mu nsengero iyo nindi case uzanye ku ruhande ikiriho kiravugwa Jangwa Vina arasinda yambara ubusa yego yambaye ubusa abana baramurunguruka arabavuma yego Imana iturinde ibisubizo duhabwa ibizatwambura umwenda wo Kristo twari dufite mu magambo make ntashatse kujya mu bintu byinshi ntekereza ko icyaha bundi mu cyaha bundi icyo bita icyaha bundi ni imungu yinjira mu bugingo igasigara ibushyize hasi turimo turajyana iyo uciye bugufi ugasaba imbabazi hari urwego ushobora gukemukamo ariko simbizi ariko wa mwana wavutse akeneye se wa mwana wavutse akeneye kumenyekana wa mubyeyi nawe kumenyekana wa mwana wa mwanya akeneye kumenyekana ibyo byose rivuga ngo hari wabigiye inyuma ngabijya imbere niba byarabaye niba wabyigiriye nk'imbere ntawe mushyizemo sinzi impamvu bango giye ukanaka yatangendaho so bikore gushaka iki akaracyakekwa rero tumwegere tumubihamagawe kandi ngira ngo na Ezekiel byamubayeho atari wowe baragenda afata urugo rwa rucamo icyuho ngo acisha nk'ibintu byica byose ngo ahunga ku manywa batubaye iki rero Imana yakoresha umuntu kwishaka no kubyumva gusa tugomba kumenya ngo yadukoreje mu ruhe rwose ni amarangamutima niyo ni twebwe no guhindura ako kantu kose kandi tukamenya ko nibyari nzamara imirimo wamaye ngo nsezere ku isi nigereriye mu ijuru nsangeyo wampfiriye turirimba n'indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye nzamumenya ko ari Yesu mukiza wanjye wapfiriye. reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza abakunzi ba Kiranuka TV mbahaye ikaze muri iki kiganiro turi kumwe na Pasiteri Umushumba Ntambabazi uyu munsi twishimiye kumuha ikaze tumusanze ku bumwe ku cyicaro cy'ubumwe bw'abera Ministries ni YouTube channel dukunda gukurikiraho ibintu byinshi bitandukanye harimo no gusobanukirwa uko watandukana na za karande imyuka mibi y'abarozi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye njya nkunda kuyikurikira cyane kandi nkumva ndabohotse uyu munsi wa none twishimiye kuguha ikaze muri iki kiganiro banza usuhuza abakunzi ba Kiranuka TV. urakoze cyane Ezekiel ku mwanya kuri Kiranuka TV nayo ndabashuje bose baherereye majyaruguru y'isi amajyepfo iburasira n'iburengera bw'isi abari mu Rwanda no hino ku isi bose Imana baduhera umugisha mu izina rya Yesu amen. Umeze neza? Kuri ndashima Imana ndashima Imana n'abantu bayo bose. Hari haciyeho iminsi itari mikeya tudaherukana
nta kaze duherutse kwaka, ntabwo tuvuze yuko nta kaze waduhaye, ahubwo ntabwo twayanze. Kandi urugo rwawe nabonye ari urugo rugendwa, ni urugo ruba rufite abashyitsi, ni urugo ngeramo nkabona icyo kunywa n'icyo kurya, nta nzara iranyicira iwawe. Imana izabindinde umushumba ntakabura icyo atanga, ijya impa byose kandi ijya ingirira neza, kandi bimpaye nca bugufi, kandi mbashimira n'abandi bose babigiramo uruhare, ko njye sinabyishoboza. Abafatanyabikorwa banjye Imana ibahe umugisha. Yego, uyu munsi ndifuza ko tuganira, ariko kambanze ngusabe udushyire imbere y'Imana, udusengere twese. Imana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nguciriye bugufi kuko niringira imbaraga n'ibitangazo ujya ukora, niringira imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe, kandi Mwami mpora nizera ko ujya ukora ibiri byo dutekereza. Ngaho komeza ubane natwe muri byose, kandi ducira inzira, ntiwemere ko umwanzi yatwifatira uko yiboneye, ahubwo Data utubere ngo abidukingira muri byose. Reka umugaragu wagirira umugisha hano hantu, nanjye Mwami nshishwe bugufi imbere y'ubwiza bwawe. Icyo njya niringira ni kimwe, nta muhanga uragera aho wageze, kandi muri we Mwami harimo ubuhanga bukomeye. Ariko iyo duciye bugufi ujye uduha imbaraga zo gusobanukirwa. Unkundire ikiganiro tugiye gukora ntikibe gisetsa abantu gusa cyangwa kibarakaza, ahubwo haboneka impinduka muri cyo ubwacyo nyirizina, bwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Amen. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Pasiteri, uri umwe mu bantu batangiye YouTube, uri umwe mu bantu batubanjirije mu kuza muri izi mbuga nkoranyambaga. Ikibazo cya mbere nifuza kukubaza, ni izihe mbaraga zagushoboje kuguma uko wahamagawe? Ko hari abagize muri YouTube uko batangiye ntabwo ariko basoza urugendo rwa YouTube, wowe wabishobojwe n'iki? Mbere na mbere kugira ngo mbashe kuvuga icyabishoboje, ahubwo ni ikihe kibazo abantu bagera kuri YouTube bagasoza nabi. None mbere kuvuga icyanshoboje ariko si bose cyangwa abandi. Icya mbere, iyo ugeze kuri YouTube utungurwa n'ibintu byinshi utaruzi. Yego. Kumenyekana, guhindurirwa ubuzima, gukundwa n'abo utaruzi, bakagukunda nawe utarababona. Ariko uko ugenda uhatinda bitewe n'uburyo uvuga, abantu bakagenda bahinduka bagusiga. Ugasanga wari ufite abantu benshi ukabona bose baragiye. Ko burya aba YouTubers, barya abantu bakunda gukurikirana YouTube, usanga burya bahora ari bamwe. Noneho wagera ku kibuga naho gukunda, bakunda ibyiza uzanye, noneho bya byiza bakabagukundisha, bakaguhesha umugisha, birumvikana. Ariko bikazagera ubwo wamugisha usa nk'ukamye, kubera ko ibyo bagushagaho byarakamye. Cya mbere wariraye, ntiwongera ibyo bavuga ngo byongere ubwiza abantu babikunde. Ibyo byagutungura, ukagusaba ko uza guhimba ibindi, kuko bimwe bwa buryo wabonaga bwarabuze kandi urabukeneye mu buzima. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ukwibeshya ko ukunzwe kuruta abandi bakubanjirijeyo. Sinzi niba kubyumva. Ndakumva. Icya gatatu, kubera kutangira YouTube nta bantu ufite, uguhamagaye wese uramwakira, bikazagera ku rwego abantu biyongera, ukaburira iki? Waburira umwanya, ukita ku bagize icyo bakubwiye, ariko nabarya burya nabo hari icyo bakakuboneye. None ukazasanga birakunaniye. Bikunaniye bakakuvaho. Bakuvaho n'ubushobozi bukakuvaho. Warangiza ugatangira ibindi bintu bitandukanye byo kugira ngo ubashe kugumana bwa buzima wari ufite. Niyo mpamvu burya ibitera. Njye rero ikintu cyabishoboje, nuko navuze n'ubu munsi ndacyabivuga. Nuko genzi ko ntangwa na bose kandi ntakundwa na bose. Cya kabiri, nuko nzi buri muntu akaza mu gihe cye akagenda mu gihe cye. Hari abantu bigeze baza mu gihe cyabo ku buzima bwawe bakagenda mu gihe cyabo. None yaje mu gihe cye, yagiye mu gihe cye. Umuntu aza mu gihe cye agakora ibyo mu gihe cye, agakorera ibyo mu gihe wari ukeneye, yarangiza akagenda.
wanashaka nimero ntuyibone. Rero hari igihe abantu bagumana ati azahaguma. Ikindi kintu narishatse kuvuga kimwe kigorana, kubona umuntu yagufasha ariko ugahora buri gihe wumva wamutura bya bibazo agira akakurambirwa. Hakaba n'abandi bantu baje kugerageza yuko uri umuntu ufatika bakabona ntaho bamenera bakongera bakigendera. Rero ntukundwa na bose, ntuhora ukunzwe, ntiwangwa buri gihe. Ikindi cya nyuma, twaduke ukuye muri buno buryo bwo kuri YouTube, dukemuza bituma utazongera kugira ikibazo cyo kubwira abantu ngo wangiriye kwa kundi. Kuko YouTube ihindura ubuzima bw'abantu pe. Ariko ababuhinduye barigegera bakongera bakanabuhindukiza bagasubira hasi. Numva umwana amenyere kurya, kunywa, kugira gute, burana byose bya bindi birahagaze, kiba ari ikindi kibazo. Rero icyanshoboje nuko naravuze ntigiye ndumva cyambere YouTube ntago izahindura content yari ndimo. Yego. Content ni iyihe? Ndi pasteur. Cya kabiri nivuga butumwa. Nzahindura ngiye mu bindi. Niyo mpamvu ngiye ntajya mvuga abantu, ntajya mvuga umuntu, ntajya mvuga idini, ngiye mvuga ibyanjye, nkavuga ibya Yesu, ariko kujya mu makritike ntago mbikunda. Ikindi cyamfashije yego ni kutajya mu gikundi. Nta kigare nta gikundi. Iyo umuntu yumvise ikigare n'igikundi biba bishatse kuvuga ikigare ni abantu bazi ibyo bashaka ariko batazi aho babishakira kandi bapfa guhubuka uko babonye. Naho igikundi ni abantu biteguye bishyize hamwe, bafite intego imwe yo gusenya cyangwa yo kubaka kandi bakabikora kimwe. Nubwo baba bitandukanije ariko bafite aho bahurira utazi, bafite nka groupe ya WhatsApp utazi kihari. Cyo ni igikundi kivuga ngo niba Ezekiel turasiga tumushyize hasi, niba ari Kanaka ibi turabyubaka, Kanaka turamusenya bakamusenya. Ariko ikigare cyo haba harimo guhuzagurika. Igikundi ntibamena amabanga yayo. Ibyo byose narabyirinze. Cya gatatu nirinze mu nyangire, nirinze mu nkundire. Niba nta mpamvu yo kuvuga ngo ukoze kera ashwanye na Kanaka shwige ntago bimbaho jewe. Singira mu nkundire, singira mu nyangire. Ikindi cyafashije kubona umunsi nzakomeza kujya kuri YouTube buriya ni ukwiga. Yego. Nigane. Nubwo ntatinda kuri YouTube channel y'umuntu, ariko buri kiganiro nyumvaho iminota mike. Mwumva icyo umugenzi wanjye avuga, nkabona ngo ese Kanaka ko yazize kiriya ngewe ndi kirakenewe. Ese wafata kiriya n'iki kuki? Nuvuga ngo mu magambo makenda mbisoze mvuga ngo sinjya nsuzugura imvugo y'umuntu, ahubwo nyishakamo icyangirira akamaro. Kandi sinenga ibyo abandi banenze, simbyina kuko abandi babyinnye, ahubwo mbona ko ibinkurira ari bese. Ni iki nakora kuri Ezekiel, ni iki nakora kuri Chani niyi, ese yari yabavuze gute, ese ni inyunganizi. Ngayo nguko. Uyu munsi wa none ari abantu benshi batandukanye bakora imbuga nkoranyambaga bifuza kuba bagira indangagaciro nk'izikuranga. Aba bantu kugira ngo babe babishobora, niki cyambere bagakwiriye kubanza gukora mbere y'ibindi byose? Niba kubukure atari ibanga, je ntekereza ko badakwiye kumfatiraho urugero. Kunange haryo ntashoboye, ahubwo ikibazo nibaguma uko bari. Bundi iyo umudugudu utaguhinduye, yego iyo udahinduye ibintu byo biraguhindukana. Nuvuga ngo ugumye ukuri ntacyo waba. Niba ufite ibihumbi 100 wikwihengeka, ufite miliyoni wikwihengeka, guma uko wahamagawe, guma uko waruri, ukora ibyo wakoraga kandi mu buryo bwiza bwo kubaha no kubahana. Wowe iyo witegereje imikorere n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga kubitwa abakozi b'Imana, wabonye ari iki kibazonga cyane kigatuma batakarizwa icyizere? Nuko bajyana ubutumwa aho budakenewe. Nk'ubu ngewe Imana intumye kuri Ezekiel, yego, ndafite nimero yawe, kuguhamagara nkaguha message bintwaye iki?
ntacyo bigutwaye. none se kuki mfata kamera ngatanga message ya Ezekiel ku isi yose kandi Imana yantumye kuri Ezekiel kandi nzahari kuvuga ngo watanze ubutumwa atariho turimo turatakaza ibara. Cya kabiri hari abantu bananiwe gukora ngo bagere kuri level yo gukora ahubwo yumva yaza kwitendeka no gusenya ku byo wagezeho aho hantu ariko uburyo aza kubisenya magasanga byubatswe mu nzira zikomeye umwuka w'ishyari n'umwuka wo gusebanya kuko niba hari icyo unenga umuntu cyangwa yanakoze ni byiza ko uterura icyo wabonye ukagikubita aho ngaho. noneho ikindi cyabiteye ni uko abakozi b'Imana binjiye muri social media bahindutse abanyamakuru biyamamaza bibi kuruta iyamamaza byiza mu kubaka ubwami bw'Imana. Ko burya iyo turushaho kuvuga ibintu bibi Satani arimo akorera mu isi tuba tumuhaye intebe adakwiriye. Rero iyo umukozi w'Imana aje ibintu byagomba kuba mu ibanga ukabishyira ku musozi abantu badutakariza icyizere byanga byakunda. Cyagasabye ko ureba buri muntu ukamuha message. Message y'igihugu ni igihugu wajya public ariko nka message iri individual ni gute ko nyine ugoje gutwika hagashya ariko ugize ibyago nawe hiramo. Burase ntabwo Imana ishobora kugutuma ibyigutumye ikaba yakubwira kubitangaza kuri kamera kandi yambwiye ko mbishyire Ezekiel kandi Ezekiel ataba muri YouTube kandi nzahatuye. ishobora kubuma ikambwira kugira ngo abantu inyemeza abantu hati ndashaka kukwemeza abantu mbwira pastor nta mbabazi gutya ariko wicare kuri kamera kugira ngo nibisohora nagutekereza ariko ubundi gangubaze guhanura ibintu bigasohora bisobanura ko uri umuhanuzi. Yego niko benshi babyemera. Data we impano z'Imana ziri mu buryo bwinshi. Hari igihe Imana igukoresha ikintu kimwe gusa nta kindi kizagaruka. Burya ingorane dufite hari umuntu wahanuye rimwe birasohora yibwira ko ari umuhanuzi w'ibihe byose. Hari igihe baguha misiyo y'umunsi umwe ariko nta yindi uzongera kubona. None se kuva Sawuli yahanura cyagiye avuye kurya yanka kimwe yagiye kwa Sawuli kujya kureba Samweli atari kubiriguza n'umururumba dore hari akaguru n'ibyako bakubikiye ngo amanu zaze kwibatangira guhanura ugeze kumva harandi yongeye guhanura Sawuli. Hari igihe Imana igukoresha akantu kamwe basengera umuntu agakira ukagira ngo ni impano kandi si yawe ukagenda mu kigali kitari cyawe. Hakabaho n'abantu basigiye ko bahanuza ibihe byose. Ingorane tugira no umuntu Imana ihamisi y'umunsi akagira ngo ni iminsi yose. Hari n'umuntu Imana ituma kwigisha akigisha akagira ngo impano yayihawe kumbisi yagutumye fo urimwe gusa. Bibiliya tubwira ngo uwo mwuka naza azabemeza bisi. Ntabwo kuba navugiye kuri kamera bigasohora ntabwo nkubwiza ukuri. Ubu se mpawe amakuru y'ikiza gukorwa nyuma ngahita mbwira nese kintu kandi hari nkuru ishyushye Imana imbwiye ngahita mvuga ibintu ngatanguranwa n'icyemezo kigiye gusohoka hari ubwo mbaye umuhanuzi. Erega tujye twicara nufata mikoro uvuga ujye umenya ko utabwira injiji. Urabwira abahanuzi, urabwira abarondozi, urabwira berekwa. Hari abandi uri buvuge bo bakwinjire bagire no mu mutima imbere baharebe baceceka. So kuba wahanura ikintu kigasohora bisobanuye ko uri umuhanuzi w'ibihe byose. Na Sawuli yahanuye rimwe uwahuye na Yuda yigisha avuga ubutumwa. Nizere ko nyuma y'urupfu rwa Yesu ntawongeye kubona Yuda yahise ajya mu kiziriko. Ntabwo ari kunyumva ndi kukumva. None se hari intumwa ziye zimusiga rero gukoreshwa n'Imana umunsi umwe ntibivuze kuzahora ukora ibyo bintu. Yes. Tugeze ku rugero aho umuntu asigaye ari kuzira umunwa ibyo yatangarije public kandi byinjiye mu cyitwa abahanuzi. Uwo byagezeho bimwigisha iki? Uwo bitarageraho we atangire yitwara ate cyane ko muri iyi minsi ubutumwa bwiza buri gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga bitewe nuko hagiye habaho ikijyanye no gufunga insengero zitujuje ibisabwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi
kandi insengero zari zarakereye abavugabutumwa. Bizi ko muri iki gihugu cyacu abavugabutumwa, abantu babwiriza ubutumwa bagiye baba benshi cyane kurusha insengero. Aho zifungiwe rero abenshi bayobotse imbuga nkoranyambaga. Utari ufite YouTube, wa undi waguhamagara akaguhugura kuva kuri YouTube, nawe yayobotse YouTube kugeza ubwo hageze aho bamwe bafungwa, buri wese akishakamo icyo agomba kubwira public kugira ngo yumvikanishe ko Imana iri kuvuga. Byose biterwa n'ubukene tuba ducamo nyine. Umuseka abashaka inzara kandi uhiga ashaka kurya atahigira ntako atahiga. Gusa ikibazo inzara ni kugusha ku musimari uzabigenza gute? Tugomba kumenya uko twitwara. No kuvuga ngo giye mu ruhande rumwe igituma abantu bagwa mu mitego myinshi nta yindi. Pe ibintu by'ukuri ngiye ntabwo nshaka guca ku ruhande. Ndavugisha ukuri numva kundimo. Ubundi ijambo ry'Imana ryakubeshaho nta bindi bintu bindi bibayeho rwose. Bavuze ngo yohereza ijambo twese tukabaho. Noneho rero hari ukuntu umuntu azama ati reka nanjye mbikore mere nk'akanaka. Ariko ntibiza gukunda. Ati YouTube ifunguye urahembwa, ariko ngira ngo abazifunguye barabibonye ko no kugira ngo ubone $10 ibintu uba wakoze ukuntu babingana. Nayo bashyizemo imbaraga. Noneho abantu babizamo kwisengera. Ngiye ntekereza ko ntabwo bafunze urusengero ahubwo bahagaritse isuje bikwiriye. Bayagufunga urusengero bitandukanye n'imvugo nge n'imvugo ntenda gukuraho, ariko nge mbona ari imvugo itandukanye. Bahagaritse isengero zitujuje ibisabwa kuko ntibigeze banazifungurira, kuko ntaho twabonye RGB yafunguye urusengero bongera urufunga zitujuje ibisabwa. So n'abantu benshi babizamo byivuga butumwa afungura ama YouTube channel, abandi bashaka ama content undakayikubitamo, ariko by'ukuri birengagiza yuko turi mu gihugu cy'itangazamakuru ariko rifite uburyo rigomba kubakwa. Kuko umuntu ni ikiremwa ntavogerwa, umuntu ni sacré, umuntu n'umuntu wubashywe, ntiwemerewe kwinjira muri privacy yanjye. Burya ahubwo abarega nibo bake. Bagiye ushobora no kunyatakage kuko wenda naje ku mihanda, ariko hari aho utagomba kurenga. Burya se? Yes, hari aho utagomba kurenga. Njye niba naje hano se ko ntabwo ndi ku mihanda, ntabwo ndi imbogo. Ushobora kumbaza ikibazo, ariko famiye yanjye, umugore wanjye, umwana wanjye na vie privée yanjye uyinjiyemo bebe ikibazo. Noneho ubona abavuga butumwa twaje muri uyu murimo aho kugira ngo twigishe inyigisho zikiza, yego, inyigisho zizahura abantu, inyigisho zihumuriza abantu, ziri muri Yesaya, muhumuriza abantu banjye, mubabwire ibyururutse umutima. Urubingo rucumba ntizaruzimya, ahubwo turaje barapfuye imirambo mu kabande ibintu skibaza. Ntabwo wemera ko ibyo Imana yabivuga se? Biriya kibazo no kunda kubaza wihuse cyane kandi sinzi impamvu uba wihuta. Ese barankubaza igihugu cyacu ni igihugu kirimo ibyaha byinshi kuri Imana yavuga gutyo? Oya. Uze kureba mu bihugu biri kwicwa na sida, urebe ko u Rwanda rurimo. Uze kureba abantu bari gupfa, urebe ko mu Rwanda bahari. Ese kuki buri gihe ibyo byago babibona mu gihugu cyacu no kubera iki? Ni muri Indonesia bashimuta abantu, ariko ubona imirambo gusa muri Kigali, ukabona inzara muri Kigali, ukabona imvura muri Kigali. Ibyo bintu muba mubona ahubwo se rimwe na rimwe ibitabikorera muri Israel n'abana baburahamu b'inshuti ze. Rega buriya abantu birinde. Umuntu wese waciye muri shuri akasenga Imana akiga Bibiliya, hari umurongo atajya yibagirwa. Yohana 3:16. Yego. Nizere ko umurongo wuzeze ki? Ndawuzi. Gaho uvuge. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urakabyara. Ni urukundo
zitagira kondisiyo. Wajya muri Luka 10 muri Yohana 10:10 bango naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi bwinshi. Turiho kuvuga ineza y'Imana. Yego. Murabyumva. Rero hari igihe abahanuzi simpakana ko Imana itabivuga. Ariko uyu munsi turayibwirwa n'iki ko ibyo urimo uvuga turimo turaho ngaho. None ugasanga hariho uburyo kuko bamenye neza ko impano y'ubuhanuzi ariyo turufu isigaye ifite imbaraga. Ariko burya no ko batabizi buriya hari n'izindi mpano zikomeye. Bazibwirwa n'iki se kandi uri uzi ko kugira ngo utunge impano ikuzanira uri uzi Imana ikoye nk'impano yo gukiza indwara. Uko no wagubwa neza ukora ibitangaza. ese simbona iyo umuntu ari umuhanuzi abantu bamugana ari ababa bakeneye yuko abasengera ashaka kumva buya n'abantu bashaka kumva icyo Imana ivuga. Ubundi kera bahoze baraguza, ariko bagize amahirwe abantu murokore waguye bigize umupfumu umuhanuzi mu nzu y'Imana akaza kuraguza mu nzu y'Imana, rero akabapfunyikira. Ariko abo tuvugana barabizi 99 ryababeshya. Rega baraguhanura nuko nyine waje utazindutse ngo nkubwire. Buriya nakubwira ikintu ushaka kubwira ageze cyeryo ukambwira ubuhamya ufite, ukambwira aho ugeze, gahita mbihuza nkubwira icyo uzaba cyo. Sabye ngo ndahanuye ko byakwitwa nabwo ko hano bitewe n'imyizerere. None ntabwo mpanuye, ni formule. Heze kumbwira uti wateranyije uko bambwira uti yewe navuye aha naha nzameze gutya na gutya, umunsi ngira gutya na gutya, ndimo ndasengera aha naha, nubagiye gukora ibi nibi, mfite icyerekezo iki n'iki. Ukavuga teranya ugahuza, ubundi ufata ubuhamya bwahise n'ubuhari, wamara kubuhuza ukabona ikizavamo umuntu ukahita uvuga ariko ndabona bizajya ubwo nabwo ndahanuye. Hari ubwo abenshi babyakira yuko ukajya ku musore ngo ubukwe bwihuse, ese butihuta hari umugore afite, ubwo nabwo ni ubuhanuzi koko. Ukabwira umukobwa ngo ubukwe bwihuse, niba ari umukobwa ntazarongorwa. ushaka guterwa n'igihe amaze wambabariye ariko mbabariye ariko ese ubwo umuntu ngo Imana yavuze ngo amashuri ugiye kuyarangiza kandi arimo yandika n'igitabo. Twakwemerwa dute umuntu adapfundikanye? Tuje mu isi kwemerwa dushaka iki? Twaretse hakemerwa Kristo tugacishwa bugufi. Umwuka wera ni uzatwemeza bisi. So rero iyo ugifite iyo competition, Jesse nanze ko bakwemera, ariko bakwemera uhagaze kuri nde. Kuki ushaka guhagarara ku mutwe wa Ezekiel ngo bakwemere? Ese uribwira ko nusenya aribwo bazakwemera? Hari igihe uzansenya abankunda bagusenya, abanyanga bakome mashyi kandi usanga nibo batatu muri comment bane, kandi witeje ibibazo. Wahagaze kuri Kristo kubaka abantu. Niba utabasha gusenya, niba utabasha kubaka, ariko winasenya. Ese nkubaza ikibazo kimwe, niba uwacu yaguye mu mutego akasoma ku gacupa, ni ngombwa mpite mfotora ifoto arimo y'inkwandi kubite kuri nzengo nirwa muvuye cyangwa ndamutabitse? Nagira ngo buriya yahita agira ubwoba bw'uko kandi umwandaritse ku isi yose. Bibiliya ivuga icyeze ki, ntabwo itubwira ngo mwene so nakora ikosa musange, niyemera ubonye mwene so mwiza, niyanga muteza undi, niyanga muteza itorero, niyanga itorero mushyire hirya. None kunteje isi nari nakunaniye? Ese ninjye wateruye igicupa jyenyine? Ninjye waraye muri rogi jyenyine? Ese intege nke zanjye kuzishyira ku musozi niko kunkiza cyane no kunabika? Nekeza ko kwaba ari ukugukiza, kubera ko niko ubitekereza wowe. Vugisha ukuri utabeshye ntunijyariye. Oyanjye ubu ndi mu mwanya wo kubaza nk'umuntu. Nanjye ndakubaza ko turimo turaganira. Ngiye ku giti cyanjye. Kuri kwa urumva uwo muntu umuzuye. Ngiye ku giti cyanjye nashimishwa nuko wenda naza nkakuganiriza. Urakoze cyane. Reba kuri social media ntibizahanagurika, nyoko bukwa azabireba, umwana azabi. Umwana abantu usanga bisebya ati umugabo yanjye yagize, ukavuga amakuru y'urugo mu bintu bitazasibangana. Ntabwo ari byo. Ngaho ndebera nk'abana tubona mu rukiko ngo bafashe abana baramutse icyaha kimuhamye, reba inkuru umwana azakura, reba iryo pfunwe imbere aho ngaho. Urumva ibyiza tubiga, ibyiza tubyubake,
nibi tubinenga, ariko se unenze uhagaze hehe? Aho rero biterwa n'iki? Nuko amatorero n'amadini ntabasha gukontorora umuntu ugiye kuri social media, kuko YouTube irigenga. Hari ikindi bisaba se? Byo no kubera ko badafite controle yabyo, umuntu akaza akivi. Ariko reka nibwirire bagenzi banjye, nukuri ntugahagarare hejuru y'umuntu ngo umusenyi umuhagaze hejuru. Twaremewe kubakana, kuzuzanya no kubahana no gutwara ijambo aho rikwiriye. Pastor, ku buryo umuntu yaba ari gukurikiranwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB rugatangaza ibyo akekwaho yaramenyekanye kuri social media ntibabivugeho. Aho ngaho urimo uratandukiraho, ntaho bihuriye twaganiriye. Harimo tuvuga iby'abahanuzi bo mu nsengero. Iyo n'indi case uzanye ku ruhande, ikiriho kiravugwa. Ntabwo nyumvise noneho? Ndakumvise. Kandi niyo kivugwa, ntabwo kivugwa RIB yemeza ko icyaha ari cyo. Oya, bavuga ko akekwaho. Ubundi umuntu wemeza icyaha n'umucamanza. Ibiri hanze biravugwa, ariko si bitaravugwa nabyo bijyaneyo. Haye bishobora kuba intandaro ituma wenda byakorwaho iperereza. Ariko se ubundi hari ikintu nibaza mu bintu by'itangazamakuru. Ikinyamakuru cyawe kiba ari ikinyamakuru cyishinzwe iperereza cyane. Kubera ibinyamakuru burya biri hanze habyandika, ariko bikora iperereza pe, inkuru zicukumbuye zo hasi aho ngaho. Hakaba n'ibinyamakuru bivuga inkuru zumvise is trending muri bwa buryo. Ariko ibyo byose twari turi mu nsengero, ubusa nkaho uravuze ikintu nkoreye buriya se. Buri unsohoye mu rusengero njyanye mu isi. Ibana nageze muri kanzu ngusubize naje mu isi rero. Kanambare nk'uwisi nze ngusubize sasa. No kuvuga ngo byo mu rusengero twabibonye. Mu isi hano niko hameze, inkuru trending yose igomba kuvugwa. Ariko abakristo turayivuga dute? Yano ryacitse muri ADPR, ukibaza ADPR igizwe n'umuntu umwe. Ariko riba ari n'ishyano ryaguye. Reka da buriya mwumvise bikeya. Utise. None se muri ADPR ni mu bamarayika? Kristo muzima wo mu itorero wujujwe umwuka wera agahabwa impano yo kuririmba, akaririmbira ibiterane bitandukanye tukajya kumwumva gusambanya umwana. Ariko se Yuda we twamuganiraho kare. Ariko ikibazo ni iki? Hoya ano sa ADPR itorero ry'umwuka ni ry'umwuka. Yesu mwami. Ariko wemera ko Yesu nta dini yasize mu isi? Ku myizerere yanjye niko Yesu nta dini yasize mu isi. Aya madini yose ureba yazanywe n'izindi nyungu runaka. Yesu yaravuze ngo mugende mubwiriza abantu, uwizera muzamubatize, umwigishe kwitondera ibyo nababwiye. Aya madini ni uburyo yagiye yubaka systeme zo gushyiraho abantu. Nta dini ry'umuriro bihaba, yose ni amadini. So aho umuntu yava hose, uko yakora kose. Impamvu byitwa ADPR ikaba ikibazo nuko twagaragaje nkaho turenze, ariko ntabwo turenze burya. Turi abantu nk'abandi. Ku buryo nkanjye ubu ngubu nshobora kugira nkabwiriza umuntu ubutumwa bwiza nkanamubatiza ntari pasiteri. Wowe none se kubiza urabatiza warabishinzwe nyine uravuze ngo biravuze ngo tugende tubwiriza abantu ubutumwa. Yabwiraga abandi se? Yabwiraga intumwa. Kandi turi intumwa mu kimbo cyane cya Kristo. Sawa rero isubiza aho ngaho. Ko nshobora kubikora bikabishyano ryawe. Nese ariko mbivuze jewe. Turi intumwa mu kimbo cyane cya Kristo. Kandi hari itorero wagiyemo. Kandi itorero rifite doctrine ryashyizeho. Agomba kuryuba. Ariko Yesu nta dini yigeze asiga mu isi. Keretse rimwe gitwa itorero rizajya mu ijuru. Yego. Kitari babo ngabo uvuga n'abandi bose. Rero ni byiza ko uwacu koko yahuye n'ikibazo. Muri ayemera ko bibiri ivuga ngira ngo ni muri Bibiliya ivuga ngo azabona ishyano ushyushya inkuru y'umuturanyi. Bibiri ngaho Ezekiel ko naho zikwanariza gushyushya inkuru ni iki? Ntekereza ko gushyushya inkuru yari ihari. No kuvuga inkuru yari ihari ariko kayivuga koko ikaba itari yabastinze
noneho wowe ukayivuga none ishaka ariko ukagira ukuntu yicukumbura ukayivuga ukayishyushya ati waruzi kwa runaka biravuga ngo uwo muntu azabona ishyano ushyushya inkuru y'umuturanyi kubera iki birageze aho ngaho inkuru irahari icyaha cyabaye ariko ngo dushyushye arya abakristo ni ngo tubiririmbe tubibyine tubishyushye azabona ishyano ushyushya inkuru y'umuturanyi aho naho tugomba kuhatiza nk'abakristo rega bundi iyo wiganya abantu kugenda nk'abantu mutabana mu murongo w'ibyo mwemera uba utangiye kwakira ibizagusenya kandi bitakabaye sibyo yego ahubwo mwegera umuhumurize ubwire bibaho byakubayeho turindira inkiko humura hari imbabazi z'Imana bizakemuka mukegera wa muryango mukamenya ko nawe nubwo yakoze ikosa ariko afite bamukomokaho bakeneye guhumurizwa kandi icyaha ni gatozi icyaha ni umuntu cy'umuntu ku giti cye icyo tubuza abarokore benshi ni impuhwe n'imbabazi zo kugira kandi Yesu yaravuze ati ariko ubundi gifite n'ikibazo icyo wifuza ko bagukorera nawe gikorere runaka. Thank you. Ni iminsi itari mikeya inzego zibishinzwe zitangaje itabwa muri yombi ry'umuhanuzi cyangwa se umuhanzi witwa ibya Yesu ni ku murongo cyangwa se uzwi nka Sirasi. Ejo yari umuntu wagombaga kugezwa imbere y'urukiko akaburana ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ariko atanga impamvu zitandukanye kandi mu byaha akekwaho ni icyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Shize iminsi itari mikeya urwego rw'ubugenzacyaha Nzabahayo Sirasi uzwi nk'ibya Yesu ni ku murongo akekwaho icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure akamutera inda. Ejo rero nibwo yagombaga kugezwa imbere y'ubutabera akaburana kuri ibyo byaha ariko akaburana icyitwa ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Muri iyi minsi rero ni ibintu bigaragara ko byiganje mu bakristo mu buryo butandukanye kandi ukabona ni ibintu Satani yahaye imbaraga. Aha rero nkibaza ni gute umuntu wanyuze imbere y'abantu wabigishije ubutumwa bwiza ashobora kwisanga muri iki kintu nyuma kiba kiri gutanga irihe vuga butumwa? Urakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije kandi gikomeye. Mbere na mbere turihanganisha umuryango wa Sirasi cyane cyane ku bana be bumva izo nkuru umudamu we n'ahavuka nabo bavukana tubabwira ngo biracyavugwa ko akekwa. Yego ubw'amahirwe bizakomeza kuba gukeka ariko nabwo bamaze kubona ibimenyetso kuba nubwo bameza ngo bemeje ko umwana ari uwe burya bintu byemezwa n'urukiko. Yego ntabwo ari upfa kubyemeza gutyo ubwo rero aracyari muri gahunda yo kuba akitwa ko akekwaho. Tugize amahirwe byaguma bityo. Yego ariko nabwo tugize n'amahirwe nabwo n'aya kabiri nabwo nabyo byita amahirwe biramutse byarakozwe byaba isomo ku bandi no kumenya yuko ntawe uri hejuru y'amategeko. Kabiri no kumenya ko ntawe utaragira Satani atarasa umwami. Yego kuko bibaho unashobora gucika bikaba cyangwa bikaba ariko abantu bakirinda. Rero hari amasomo abiri ku itorero.
irya mbere reka duse nkajya mu itangiriro bice hafi nk'icyenda aho cyangwa 8 ngo nuko umwuzure umaze gukama Imana ishyiraho ikimenyetso cy'umukororombya kitazongera kurimbuza isi amazi nuko ngo Loti arahinga ahinze yeza uruzabibu rwinshi arangije anywa vino arasinda yambara ubusa yambaye ubusa abana baramurunguruka arabavuma yego Imana iturinde ibisubizo duhabwa ntibizatwambura umwenda w'ubukristo twari dufite hari igihe bino bintu bituruka ku mbaraga z'ibisubizo twahawe ikaguha amafaranga ikaguha uburyo ikaguha ubuzima aho kugira ngo urinde ahubwo ukajya kubikoresha wiyambika ubusa umurimo w'Imana yego urumva ko igisubizo cya Nowa cyamuteye gusinda yambara iki ubusa arangije umuryango awushyira nk'umuvumo Ezekiel hari igihe abantu dusubizwa tukibagiza aho twari turi yego bikadutera kumva twaringanira twajya muri ibyo bintu ikindi cya kabiri ukabikora rimwe ntibakurondore ukabikora kabiri ntibakurondore rero agiye bibwira ngo impamvu gose ko bikoze Imana ntindondore ntabwo Imana igutinya ahubwo yagukubise muri Zaburi ibyo urabikora no kwihorera kagira ngo mwanya nawe rwose ngo ari ku munsi umwe bita mu cyo bita sale tour ntuhindukire rero hari abantu bashubijwe bibagiza aho bavuye hari umuntu Imana yahaye akazi ibagiza aho kakomotse ni byiza ko ibyiza Imana iduha bitaga duteye kugira ko iyo takoze kera dukena yes aho rero bakozi b'Imana n'abandi dukurikira aho umwe yaguye nawe wahagwa ikihaturinda niki nuko ibyiza Imana iguha bikoresha ibyiza uyishima aho gukora ibibi ushingiye ku Imana yaguhaye wibuke neza kugira ngo Loti abyare abamori n'abamowabu nuko bamusindishije yarangiza akaryamana n'abakobwa be kandi Imana yari yamubwiye ngo dore umusozi ujya guhungiraho yanga kuwujyaho yanze kuwujyaho aramubwira ngo yanguhari bugufi bw'ahantu hari igihe Imana ikohereza ahantu ukanga kuhajya ukihitiramo ahisemo nubwo ari bugufi umugore we yarahasigaye kandi Imana yamubwira ati genda ujye hakurya iriya ngo reka ngume hafi ngo icyago kitamfata ntarahagera ikohereza aho hantu ibizi kuza ko warize ko Loti ubundi yanze aho Imana imwohereje yihitiramo harya hafi ahita hasiga umugore kuri icyo cyaha rero niba icyo nabuze nkibonye kuko nkoreye Imana kimpindukira igituma ntakaza agaciro imbere y'Imana bityo rero barokore abashubijwe abatabawe twatangiye dusuzuguritse twagera aho twubashywe mureke ibyiza Imana iduha tubikoresha ibyiza mu kwirinda kuko aho wacu yaguye nawe wahagwa nta muntu uragera aho Satani atabasha kurasa umwambi kereka mu ijuru honyine tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara ko numva ari ibintu bigoye kandi bitoroshye nta kigoye kirimo uragira uti Imana idufashe mu gihe twakwisanga ibikekwa cyangwa ibivugwa bibaye ukuri ngewe umukristo by'umwihariko wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga unkurikiye wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga we bizamusigire irihe somo cyangwa iyihe myitwarire biriya ndayikunda ijambo ry'Imana bavuga ngo kuko imbabazi zayo zihora zunguka kuko imbabazi zayo zihora zunguka Imana irababarira amategeko arahana amategeko arakosora ariko bakiriho ibyiringiro nicyo nagusobanuye cyagiye kuki byabaye kuri mugenzi wawe kugiye bitambaho no kubera iki wirinde bagaragaye rero kuri social media cyambere imbabazi z'Imana zihora zunguka ntago bivuze ko wacu naramuka hamwe n'icyaha akuwe no mu bugingo ariko ashobora gukurwa muri societe
akagira n'uburenganzira abuzwa, ariko hagiye hari abandi akazongera kuririmba, kubera iki ashaka kutongera gukorera Imana, ashaka kutongera gutumirwa mu biterane hirya no hino hatandukanye. Ibyo ntiyashobora, ariko kuki bitahinduka se? Ariko ubundi hirya y'imbabazi haza iki? Hari undi rubanza, hari igitambo se? Rega buriya icyami iswe bikorana ubugwaneza n'umutima w'ubupfura. Hari benshi baba bavuga ko rero ibi ngibi ari ingaruka z'icyaha no kuba abantu ducyahwa n'Imana kenshi tugashinga izosi. Benshi bakavuga ati rero hageze hahandi ho kuvunagurika hakabura uwatabara cyangwa se uzamukiza nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Ariko nabikubwiye ntabwo ntiyari Imana ikwihorera ukagira ngo hari wayishuje imbaraga, ariko ati byura ikagubita muri ibyo urabikora nkagira gute nkakwihorera, ariko nzabishyira ku murongo bikurikirana byose. Hari ibireka ko buriya imico y'Imana ni myiza, ntabwo Imana ihutira. Imana irakureka ugaruke igatuma intumwa nabwo yakwitumira nabwo yakugeraho kugeraho ukazagira ubunanirana ntubikore, igafata wa mwanzuro. Ariko ni muhumure cyambere yo tubikorana ubugwaneza n'umutima. Uribuka Paulo ageze ubwo avuga ati ariko bagenda abona bincanze, ati kurwanya uruhande niba bishoboka. Bari n'abantu bose iki amahoro, yaje amugira ngo arivuze yorohewe buriya niba bigize bite niba bishoboka. Abrahamu byari byazambye buriya. Igitangaje muri ibi ni uko iyi kese imufunze uyu munsi gatuma ari gukurikiranwa ndetse agomba kugezwa imbere y'urukiko, nuko n'ubushize yari yayifungiwe. Ariko icyari cyabaye nuko umwana cyangwa se uwavugwaga yuko yatewe inda hatari hagaragare aho bashingira bashaka ibimenyetso. Byari byaketswe biranavugwa, habaho no gutangirwa ikirego. Uyu mwene data arafatwa arafungwa, ariko iperereza ritangiye habura icyashingirwaho kugira ngo ibimenyetso bigaragare. Bahaza kumurekura aritahira. Nyuma yaho umwana ejo bundi avutse nibwo umukobwa ati ntabwo bishoboka, bagufunguye gute? Ndashaka ubutabera, wayi note mu binkorera gutya. Ariko atiza umurindi n'undi mudamu nawe uvuga yuko yahuye n'akarengane nawe kera ku myaka 17, aricyo cyamuteye iryo shyaka ryo kugira ngo haboneke ubutabera. Bamwe rero bakavuga ati uriya mugabo yari afite amahirwe yo kwiyegereza uyu mwana w'umukobwa akamufasha buri kimwe, yaba yaramuteye inda yaba atarayimuteye. Uyu munsi byari kumworohereza kuba uyu munsi ari gukurikiranwa n'ubutabera. Abandi bati amatwi ari mu rupfu niyumve ihone, abandi bati n'ubundi n'umubyeyi wiwe arafunze akatiwe burundu. Ni byinshi cyane bagiye bashingiraho bavuga mu buryo butandukanye. Si uko twe tumwifurije kuba yakwisanga muri iyi situation, kuko uri munsi y'ijuru uwo ari we wese yabyisangamo. Bushize nibwo nakoze ikiganiro ndavuga nti nubwo hari bene data bari kwisanga bafunze kandi bakaba bisanga mu gisata cyo kwitwa ko ari abakozi b'Imana, ntawe bitabaho kuko ntabwo imbaraga zacu ziruta iz'abatubanjirije. Hari ingero zifatika tugenda turebera ku bakozi b'Imana bagiye batandukanye bavugwa muri Bibiliya, baba ba Salomo, ba Dawidi, ba Aburahamu n'abo ba Loti bose twagiye tuvugaho. Umuntu ahangaha akavuga ko koko uyu Sirasi ni iki yari gukora agihabwa ari amahirwe yo gusohoka bwa mbere. Buriya rero mu magambo makeya ntashatse kujya mu bintu byinshi, ntekereza ko icyaha bundi mu cyaha bundi icyo bita icyaha bundi ni imungu yinjira mu bugingo igasigara ibushyize hasi. Turimo turajyana. Yego.
kuko icyaha kikwambura ijambo, icyaha kikwambura agaciro, icyaha kigukura ku ntebe, icyaha kikwambura kamera, icyaha kikwambura mikorofone. Burya abantu bagusiga hagasigara bazima, wabura ibiryo undi akugaburira, ariko icyaha kikubuza amahwemo. By'ukuri no kuba urukiko rutarabyemera, ariko muri we azi neza icyo abazwa icyo ari cyo, akura akemera. Umushinjacyaha ataravuga, urukiko rutaremeza, rutaranzura, ariko mwene data azi neza muri we ukuri kw'icyo akurikiranyweho. Niwe mucamanza mwiza ku kibazo cye. So kuba yarabikoze atabyemera ntibikura ko Imana yamukurikirana. Icyakabiri, Imana ishobora no kubikora kugira ngo igire ikuntu igira ibyo igaragaza n'abantu babihunga bive muri nta yandi mahirwe ari kubona, nta n'ikindi ari kubikoraho, ntiyari no kuzimanganya ibimenyetso, ko hari ukuza agatuza agategereza ko icyaha cyo burya kiragukurikirana mpaka kikurunduye, ko niyo ntego ya Satani. Aho rero yari gufunga akazakora ikiza. Bariya ba mbere tandukanye inkuru zo muri Dawidi baba ngo Imana inkuru y'icyaha agahita asaba imbabazi n'iki, akura yarananiwe kujya ku rugamba abandi barwana, akarunguruka mu Betisheba, nabwo ndakaga mu Betisheba mu Kawuriya, byo ntabwo tuba tubitindaho. Ariko amahirwe ya mwene data yari afunguwe, nubwo yari hanze. Hari ibintu burya bigera kuri bitatu bishobora kugufasha, ko atari Imana ntimenye ngo mbivuge, ninjye ngiye kubivuga. Icya mbere, kumenya agaciro k'icyaha muri wowe, sibyo? Noneho agaciro k'icyaha muri wowe ukavuga utari koza, nubwo urukiko rutabizi kandi sindi bwitange, ariko nzi ko nagize gute, nakoze icyaha, bati Imana mbabarira abana nawe. Hakaba umuntu uza ati ubwo nsohotse batankatiye reka nsuzugura bari bankurikiranye. Mwabibonye se ngo Imana irabanyerekeye ngo nsohotsemo ngo mbega ukaza umutima wawe uzi neza ko ikintu wagikoze, kubera ko inzego zo hanze zishingira ku bimenyetso ntibarabibona, wagombye kuza ugaca bugufi mu mutima. Kiriya cyaha ni imyaka 20 ntibapfa kucyemera ko biboneye ngororeza urukiko ntibikunda. Rero iyo uciye bugufi ukihana mu buryo bw'Imana, niko njye mbitekereza, hari uburyo ikintu yagikoramo. Ariko hari n'undi ukeneye bwa burenganzira, reka nkubwize ukuri, hari uwatewe inda akeneye uburenganzira, ari n'umwana uvutse akeneye uburenganzira. Ese Imana iremera gutakaza uburenganzira bw'abiri kugira ngo irengere uwakoze cya kintu? Sibyo rero ko ugomba gusohoka ukagira guca bugufi, gusaba Imana imbabazi no gusenga no gushaka gukemura ikibazo, ariko icyo wakoze kirabujijwe. Ntabwo uri kubyumva, kandi icyo abantu baboshye mu isi Imana irakimujura kiboha. Rero iyo uciye bugufi ugasaba imbabazi, hari urwego ushobora gukemukamo, ariko simbizi. Ariko wa mwana wavutse akeneye se, wa mwana wavutse akeneye kumenyekana, wa mubyeyi nawe akeneye kumenyekana, wa mwana wa mwanya akeneye kumenyekana. Ibyo byose rero ngo hari uwabigiye inyuma ngo abijya imbere, niba byarabaye niyo wabyigiriye nk'imbere ntawe mushyizemo. Sinzi impamvu ngo ugiye ukanaka yatangendaho ntisobikure gushaka iki, ukaracyakekwa. Rero tumwegere, tumubera mubyeyi, tumufashe, tumushyigikire, tumusengere, kandi ukuri kuzajya ahagaragara. Yego, tusa nk'abagana ku musozo. Ejo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rukorera Kibagabaga rwakatiye igifungo cy'umwaka n'amezi 6 abagabo babiri, umwe wavugaga ko ari umuhanuzi, witwaga ko ari umuhanuzi Nibishaka Theogene, ndetse n'uwitwa Feredina nawe wafatanywe na Nibishaka Theogene, bahabwa ibihano bingana, ariko umwe muri bo ari we Feredina asubikirwa umwaka, asigarana igihano cy'amezi 6. Ahangaha uyu Nibishaka si ubwa mbere nawe yari akurikiranywe, kandi akurikiranwaho gutangaza amakuru y'ibihuha.
abantu benshi rero batandukanye ati nubwo bamutaye muri yombi ariko ni umuhanuzi, ni byinshi bigiye bitandukanye. Wakiriye ute ibyemezo byafatiwe aba bagabo bombi? ngewe icyemezo cyafashwe n'urukiko sinyagikoraho comment. Kereka ndi umwavoka we nkajurira. Hari benshi bashaka ko bajurira. Kujurira buriya umuntu ababyemereye kuko mbere ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu nabwo yari yaburanye kuri iki cyaha, ahanishwa igihano cy'umwaka usubitse n'ihazabu. Ejo bundi naho ku itariki ari 20 zingahe nabwo wiyongera kuburana kuri iki cyaha, icyo gihe arafunze nabwo ahanishwa icyo gifungo, ariko bwa mbere umwaka wari usubitse. Aha rero ndibaza niba mbere baramukatiye umwaka usubitse, ubu ngubu bakaba bamukatiye igifungo cy'umwaka n'amezi 6, ntabwo bisobanuye ko ashobora kuzahita akora na wa mwaka, bizagenda bite? Reka natwe twe kwinterpretinga amategeko tubyihorere. Ngiye icyo mbona ni iki yigiye muri bino manza gusa, icyo tukwiye kureba mutwe ni iki yigiye muri izi manza. Kubera ashoboka iyo wakoze icyaha kimwe gisa n'ikindi baragusubikiye hari uko itegeko ribigena, ariko ubu umwanzuro wavuze yuko ari ugufunga umwaka wose n'ihazabu, reka tumwe ku cyemezo. Burya interpretation y'icyemezo cy'urukiko ntagomba kubisura ngo ujye kubyanaliza. Tekereza ko bifite amategeko abiteganya, ahubwo turibaza ngo nkanjye nkuyemo iki, niko nkwiye kuvuga ibikwiriye, kandi yagaragaje ko yabeshye cyagiye ngo ntabwo siko nuvuze bavuga se ngo yavuze ko ngo bitari byo. Ubwo rero by'ukuri abantu nibavuge batumwe, nibavuge bahagusaze gutumwa, ndavugira he, ndavugira kwande, ndavuga mu buye buryo, ntumwe hehe, ntumwe kurinde, ingaruka nizi. Ngiye ntekereza ko iryo somo twagakuyemo kuruta gutekereza ku myaka n'ibindi bihe, ko gufunga ko azafunga kandi azafunga kandi azanataha. Ushobora no kwitwara neza akamuha liberté conditionnelle, akaba yarekurwa. bibaho ariko buryo wakoze uburoko neza, kimwe cya kane cy'uburoko baragufungura neza. Leta bitanuze ku hariho za liberté conditionnelle zihari, nta kibazo cyagihari. Ubwo mbona ngo ikiza bagenzi bacu n'abandi bose, ndavuga iki, natumwe nande, natumwe ndabivugira he, kuko biraravuze ijambo nyankunda rigiye mu buzima bwanjye, rigaragara mu gitabo cyo ndumva ari igitabo cy'imigani, ngo ijambo ryose ryiziwe rivugiwe igihe nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ushobora kuvuga ijambo ryizihiye ariko ritavugiwe igihe. So rero niba ryizihiye rivugira igihe, si byo nshuti yanjye. Ndakumva cyane. Rero no kuba bishobora by'ukuri twige, twatumwe nande, twatumwe he, turavuga iki, dushaka iki, ese kubundi tutavuze gutya hari icyo twaba. Yes. Urakoze cyane, reka tugane ku musozo. Numvaga nakubaza byinshi bitandukanye, harimo n'icyo twasubikiraho wenda kijyanye n'abagabo babiri nanone bamaze iminsi bari muri social media bagaragara bambaye imyenda y'abagore babo, abapasiteri. Izi ndangagaciro ziri kuturanga zo gushaka views ziraza kudusigaho mushumba. Burya buri muvuga butumwa agira ukuntu atumwa. Burya hari icyo bana yashatse kubabwira ngo bakore. Simbyita views, ahubwo ntekereza ko hari uko aba yahamagawe, kandi ngira ngo na Ezekiel byamubayeho atari wowe, ngo aragenda afata urugo rwa rucamo icyuho ngo acisha nk'ibintu byica byose, ngo ahunga ku manywa batubaye iki. Rero Imana yakoresha umuntu uko ishaka no kubyumva, gusa tugomba kumenya ngo yadukoreje mu ruhe rwose, ni amarangamutima, niyo ni twebwe no guhindura ako kantu kose, kandi tukamenya ko icyo dukora cyiza cyose cyangwa n'ikindi cyose byanga byakunda kigira ingaruka mu buryo bwiza cyangwa mu buryo butari bwiza. Wabonye nta bujyanama wabaha? Kubera ko bajya kubikora ntayo bangishije, nta niyo naba. Kuko umushinga nabo banyako babibonye rero by'ukuri
nta mpamvu unafite uko atumwa kimwe nese mu rusengero ntawe urabona azakambara ishati yacitse akakigisha akarekana mu bitugu baya n'imfashanyigisho zabo gusa nyine biba bishekeje nyine ukavuga ariko Imana ikoresha kwishituma kwishigiza n'umukundi kundi gusa tukamenya ko mu nzu y'inyumba hanga ibikoresho byinshi kandi Imana ikoresha buri gikoresho kijyanye n'uburyo cyaremewe so rero ubwo uremewe gukora gutyo itsoke undi gutyo itsoke ariko twese dukorera Imana. Yes. Reka tugane ku musozo tugushimira dushimire n'abantu bari badukurikiye ku mwanya baduhaye badukurikira nawe tugushimire ku mwanya waduhaye tuganira nawe tugana ku musozo. Sinzi niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi waha ku muntu udukurikiye hanyuma kanadusengera. Murakoze cyane. Inyunganizi ni ikintu cyoroshye tujye tumenya neza ko aho umuntu aguye wishyiraho ibuye shyiraho utwatsi nyaboneka kuko nawe nta mbaraga ufite zatuma urenga hahandi n'ubuntu bw'Imana. Kuri izi mbuga biragoye nta kundi babigwana bizamugora icyo mwifuza kandi babagirira ntacyo kigirira nyine. Cya kabiri ikintu cyose dukora tugaragaza urukundo n'impuhwe n'imbabazi mu mitima yacu. Icya gatatu mureke dushyire hamwe kuruta gutandukanya amaboko mu gukora igikorwa gikwiriye. Icya nyuma rero ntibaturenganye na Ezekiel twavuze ibitekerezo byacu ko dukomerekeje atubabarire wikomerekeje yigire kwa muganga bamuvure ko niwe komera hagati kwebwe byari ibitekerezo n'inama n'inyunganizi ariko tuvuga ngo haracyari ibyiringiro. Icya nyuma sorejeho bavandimwe inshuti z'Imana tureke gushyushya inkuru z'abaturanyi nubwo byavuzwe nubwo byabaye ariko wibasekatsa muriro wishyushya ko birira bibuza rwose. Ndagushimiye. Murakoze. Turengerezeho isengesho duciye bugufi Imana tugusaba imbabazi turi abantu twavuze ariko Imana iri mu ijuru byo twavuze byose nabo twavuze nuko twaganira ubane natwe tubabarire kandi mwami dusabiye bene data abo twavuze bari afite ibibazo afite amakese n'abandi batandukanye data kugira ngo batabare bagire neza kandi wiyerekane ubafashe muri byose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amena. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Abadukurikiye mwese turabashimiye kandi nitwabura kubabwira ko pasiteri wacu agira YouTube channel yitwa Ubumwe bw'Abera Ministries ushobora kujyaho ushaka inyigisho zakuruhura umutima cyangwa se zagufasha mu buzima unyuramo bwa buri munsi. Haba hariho ibyigisho byiza gusobanukirwa inzozi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye kandi rwose yayo nyikurikiye ndabuhoka. Hari n'ibintu bituma mpita ngira ibyo niyambura kugira ngo ngire ibyo mbasha gusingira. Aho ngaho rero ushobora no kuhabonera contact ku buryo mushobora kuvugana cyangwa se kwa mwana afatikanya no gusenga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu buzima bwa Gikristo. Ngewe nitwa Ezekiel Rukundo twari turi kumwe na Pasiteri Ntambabazi by'umwihariko akaba ari n'umuyobozi w'Ubumwe bw'Abera Ministries. Murakoze cyane. Ndagushimiye mushumba. Imana ibahe umugisha. Nawe Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka murakoze.